ubu ngubu Dadivi turaza guhera ku muhanzikazi ni umuraperi w'umunyarwandakazi wamenyekanye ku izina rya Young Grace no mukobwa umwe mu tuvuga ngo mu baraperi kazi twagize bafite umuziki w'umwimerere ndetse ufite n'inkomoko za Rubavu ni umwana wo ku mazi ahangaha niyo mpamvu muri iyi weekend n'undi yashize byagaragaye byaranatunguranye cyane niyo mva itangazamakuru ryese rimwegerera mubaza umwana we Diamant yaje kwituka amazina ninza kukubwira ngo yasubiyemo biraza kunanira abanyarwanda ntibaze kumuseka ariko binatungana ko ubwa mbere yagaragaye umwana we cyangwa se yagiye kwerekana umwana we amwekana mu kwa Sultan kwa Professor Sultan Ramos Eric Sultan noneho nyuma mu kumubatirisha yaje kujya kumubatirisha mu haramuri kwa padiri muri Katolika niba ari umusaserdoti niba ari n'abambaye ikanzu mafoto no kunayibona niba ari mu amazi ako kagacuna yagize ngabavye mara gishima Just binangaza papi no munazo nibaza iriya mix kwa padiri no kwa Pastor Sultan biraza kurehe umwana azasenga ku cyumweru hehe wenda yazakora kuvuga ngo yabatije mu badive cyangwa handi handi wenda byose bikaba muri no ku cyumweru bagatara kajya gusenga ku cyumweru kajya kwa Sultan cyangwa padiri ako byose ni dimanche ni ikibazo anyway rero uyu abizera Malik Grace cyangwa se Young Grace yaje rero muri weekend ko yabatirisha umwana we numwe mu bahanzi bazwi muri hip hop cyane ko tumabwira umwana we izina rya mbere yiswe nk'agasino ni Diamant mureze cyane ari gusa uyu mwana yaje kwitwa izina rikomeye Dadivi ntabwo apfa kurisobanura we cyangwa se ngo uryumve izina rimwe rishobora kuba wasobanukirwa izina bita Amata ngiye kubwira abanyarwanda baduseke uyu mwana amwita Amata Ansha Aida Al Amata Ansha Aida Ai ntagar ai kwa bashyira mu twavuga neza so aka Diamant cyangwa se Diamant rero n'umwana w'umukobwa sinzira ndamwita umwana cyangwa se n'uruhinja katumwita uruhinja uruhinja rero rwabatijwe no muri Kiliziya Katolika yo mu karere ka Rubavu benshi tangaza mu bwese ari muri tempo papi aho ngaho abakecuru cyane kabisa ari byiza cyane rero baramubajije se ko uyu mwana yagaragaye kwa Sultan bwa mbere kujya kumwekana kwa Sultan kwa Eric Sultan uyu munsi ko mwagaragaye mu Kiliziya Katolika ya Rubavu ni kubwe impamvu uyu muhanzikazi rero mu hip hop Young Grace yaje gusubiza amagambo avuga ati namubatirije mu Kiliziya Katolika kuko mu rugo bose ari abakristo bo mu Kiliziya kandi nanjye ndi umukatolike muri River of the Joy on the Hope Ministries rero nsengerayo kuko hose bavuga Imana bemera Yezu ndetse bakanahasengera ariko ndi mukatolike wemeye mandi magambo ko yaragiye kumwerekana kwa Sultan hanga wita muri River of the Joy and the Hope Ministry nuko hose bemera ngo Yesu nari Imana se kuvuga hariya yavuze ati n'ubundi sinashinga amabere ati ahantu hose no bavuga Yesu cyangwa bavuga Yesu byose ndumva ntatangije yes Young Grace nk'umukobwa utangaje cyane ubundi afite izina yiswe mu mwaka 2012 bamwita Husina cyangwa se n'izina ry'Isilamu mita Husina bura Young Grace afite no ko yarinjiye mu dini rya Islam cyane rero biba byanze ko ni mu Islam Young Grace n'ubundi ku 2012 I like you guys and I was standing kuna cyane so kubona ko abantu abanyamafoto bahise babona ifoto yambaye ikanzu ya Islam yani yanagize no mwijitangira ariko izina rya Islam ni hose naye nguko ya Grace twamunze gatoya naza gutanzano ku nguru y'umusaza Ngarambe François Xavier uyu nguyu no umusaza ukuze cyane imbi zabaye ibinzi umusaza wituri hano Kacyiru rwose ariko wabaye umustar kuva kera aririmba injyana za kera uwo musaza agaragaye cyane mu ndirimbo ya Dream Boys yavuga tuzarambana 2020 mu kimbiri tuzageza za 70 cyagiye ubona ari romantique agenda duce muri video